arambwira ati niba gufunga nzakomeza nyavuye ku nyamakuru w'imyaka 10 n'ingahe nzakomeza nteze imyigaragambyo ubwo ku banyamakuru bose umwana afite cyangwa ati ngiye kuri ntago byemewe afite 14 ntago byemewe kujya kuri social media ntageze imyaka yaramyende kuba ngende nungene sai kujya ahantu hari akwicane umwana afite ikintu nk'icyo tinde kuwe garagaza ngiye kurwara korode basi ambonye kubera gahindira afite umwati nzara kwishinzara titurya titukubona nta muntu wishe kuva watubyara titumva no muntu wakoze kwibera umukobwa mwana sambana hano nubwo wose amwe inzoga nta muntu wese ubangamira kuva imyaka y'umwere yose none ngifoto ko tugende twese tugiye kwa korode kubayo abana titure ko tugiye dufire mu nzu nta byo kurya ni mwana duhahiraga ndaheka bene mama nde kwa korode nje kwa korode ndebe no cyuma atugaburira none nagufunge tugeyo abana bafashe cyeme tugeyo uri pasteri ugituro nta projet ndafite tuzabaho gute kwishura inzu twagute tudufasha umwanzuro abana bagore ku muryango bagiye ushati kwa korode kwa korode abana kubera gahinda kose n'umubabaro batejwe na korode mubabaro abana barababaye banje bambaye ubusa barababaye korode n'umugome korode ntagari mwiza barinze bari babuze cyo kurya batanambona ndikwisha mutanya kumfunga imisi 10 n'ingahe yose bankishire hari abana banje barababaye cyane barabaye korode bana barayinzara telefone zikuyeho nta uhamagara umuntu abutura umuntu korode rambabaje ababaza n'urubyaro rwanjye imana mubabarire ndimo nakoze kosa tujyagoma kujya ku bana banje korode rambabaje imana imuhumugishe korode rambabaje urumva bamufate hari hehe bamujyane bamugirire nabi korode rambabaje akunda mubare nk'umukozi w'Imana hagati aho nyuma yo kuba wakumva yuko korode mu by'ukuri yaba yaraguteye ikintu bita nko crashing umutima wawe ndetse no kuba yagira kimwe mu bintu bibi akorera umuryango wawe uvuze ati korode ngewe ndamubabariye mu by'ukuri niba nanjye naramuhemukiye ntabwo ntigeze muhemukira mvuga ngewe mpaze kuba nababaza korode ntabwo ugeze kuba wapanga kuba wababaza korode niba urabisanga umaciko amagambo menshi nawe bicumu ariko we yabashije kuba yakumva yuko yanyitura kuba yambabaza arikoze yigiza nkana kuko yacaga ku ruhande mu social media akavuga ati ngewe uyu muntu ngewe uyu muntu yarampemukiye ngo bagire gutya ngo yarahunze kandi mu by'ukuri yahungaga bimwe mu bitero bitari byiza Pastor Claude wagabaga kuri Pastor Joel ariko kugeza aka kanya aravuze ati ngewe nambabarire ngewe ndatuje nge nciye bugufi ndavuze ati nambabarire ariko nawe yarampemukiye none Pastor Joel hagati aho ngaho nyuma y'ibyo ngibyo ikibazo cyanyu uri kubona kizarangira gute uri kubona biza amaherezo y'icyo kibazo arayahe ko nubundi Pastor Claude avuga ati ngewe ndakomeza kuba nakomeza kukugenda kugeza igihe ibyo nashatse bigezweho abagabo bapfa abandi we yiringiye kuko ashobora kunyica ariko anga mu Rwanda hari abantu benshi ntago umuntu ari umwe ubugome afitiye yabutangiye kera n'ubwo n'umuzi kwakunda abagabo baganira bakagenda ibibazo urumva abagabo bakaganira bakagenda ibibazo we yaribikaga ntago ari ibyo by'ifoto uko nabwa mbere ari yawunde yambaye message ndaje nkwereke urumva n'ubango yambaye amajwi n'ubango we umupanga afite yego nimba si wenyine byo na wenyine ari kumwe na fiancé si wenyine n'ubango n'abantu n'ubwo ari ibintu bifite amajwi menshi yumva hari rego ari ibintu bibiri kandi nta muntu ide nta muntu nibyo akubihisha inyuma zabibona ndizera kuko ntabwo nyimbabaye kuko nabandi bose ari abafunzwe hariya benshi barafunzwe gufungura aho utafunguye kubaza ubwo fungirwa ifoto nk'umupasiteri nkumva ahubwo nafashe n'umwanzuro ati kode ngizima nkamubona tukarwana byibuze ukamindikana mu gihugu kingumi zarizo umva ujye ku rwego kuva muteriwe kugira doshi ibyimbe ugiye cyo ufungiwe ntakuvuga ngo umupasiteri ngo wamwandagaje wese yaje kunyubaka kumbungabunga ati yaje kunyandagaza nanjye nose kubwira abantu ngo banyange cyo ni cyambere
caro yanjye ntibazayikurikire, ntacyo bakurikira, kujya kuyirega ibintu bitabaho, kujya gufata ngo njyewe ngo ndikirara ngo ndisha abantu imbwa. Ibyo ni ibintu bitari byiza cyane ku muvandimwe wanjye. So ntacyo namubwira, ntacyo mwifuje kibi, atera imbere, mubone agura imodokari, mubone yubaka inzu, mubone agira urugo rwiza, mubone yubaka, mubone ayobora itorero ry'Imana neza, mubone ari umukozi w'Imana. Ariko Imana y'amahoro izambe duhure mu ijuru, kuko mu isi ushaka kudahura mu isi ho yanavuze ko ari mu rwego rwiwe, ko yavuze sindi mu rwego yabivuze ko ari mu rwego rwiwe, nta kibazo warafi urwego rwiwe. Imana izambe duhure mu ijuru, ibitubaseho basi Imana kuko ari dusukeye batuzaseka, ariko narabaye mu isi niyo muntu mubasha umva kugira ambiga aho nabaga akambiga ku buryo abanyirondora bahagaze iwanjye, abana bagashuka basanga nta sekirite. Nibuka aza nijoro kushaka nk'umuntu wagira ngo ndamwicanye, kandi dore abanyarwanda barabanye hano abishe abantu 20, abishe abantu 30 barabanye. None ikimbabaza nuko we yavuga ibintu bizamba akabimbwira mbere, nuvuga ngo hari kwikipereza kubwira umuntu ibintu bizamubaho nagira muri RIB ushobora kigiyeho nuko nyine atisobanura bakambye inama bakandijwanije kabiri y'abayobozi maraho umugisha nabikoze bugisigaye nakomeza inzira y'umusaraba yahisemo. Reka tutaza kuza gusoza tutabajije Prophete Kirezi we noneho ni iki kiri mu mutima wiwe nyuma yo kubona ibintu nk'ibyo ngibyo biba ku bagabo ndetse baba pasiteri ndetse noneho b'inshuti magara yabonagara. Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe kurikira Papa Bitangaza Official TV. Turagukunda kandi tukwifuriza gutera imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niyo mpamvu nawe utugana nuko ubuzi neza yuko hari ibyo uri buhakure kandi bizima, kuko yari ikibi buryo umuntu arashyira akamenya ko hari ikibi. Ibyo mvuga si ukuri? Ni ukuri. Nagobeshe. Niyo mpamvu nawe waba avuze ati reka tujye hano hantu, turaza kuza kuhakura ibintu byiza, turaza kuza kwishima, turaza kuza kwiga, turaza kuza kubona buri kimwe cyose twifuza kuko kirahari. Kuko n'ubundi ibintu tuvuga ni ibintu byerekeye ubutumwa bwiza, kandi uwizeye wese ndabizi neza ko atazigira abona yuko yataye umwanya cyangwa yahombye. Waba uri mu isi ndetse niyo waba utari mu isi ugerageza kugira ibyo ugeraho. Ariko uyu munsi dufite icyo turi buze kuza kuganiraho, rero buri muntu wese niyicare, utaguze internet niyongera ka internet, kuko ahangaha none ntabwo uri buze kuza gucikwa. Nzi neza yuko nuza kuza kwicara uri buze kuza kumenya buri kimwe cyose, kuko twigereye kuri ba nyirabyo abo bisa n'ibyabayeho. Rega two kubatera amatsiko ni saga iri hano hanze cyane, iri ku bakozi b'Imana. Abakozi b'Imana basa nkaho bafitanye ikitwa amakimbirane. Ntabwo twavuga ko ari amakimbirane, ndetse ni ikintu nyine kiri ku rundi rwego, kugeza aho umushumba umwe yumva yuko yashyirisha undi mu gihome muri ya nzu bashyizemo Paul na Nsira. Ntabwo nabo bari banezerewe, niyo mpamvu basenze kugeza igihe Uwiteka afunguriye iyo miryango barasohoka. Ariko kugeza aka kanya turibaza ngo Paul na Nsira niba barafungishijwe n'abanzi babo, ni gute umushumba umwe abo umwanzi wundi kandi bose bitwa abashumba, bose bashinzwe bafite inshingano zimwe? Reka tubaze, turahera kuri pasiteri adusobanurire, kuko urumva nawe ni umushumba, kugira dusobanurire ese ubundi urukundo kuki rwakonje mu bashumba kandi bose bari baragiye inama zimwe. Rero ni Pastor Joel Prophete, umukozi w'Imana, umuyobozi w'itorero Imbaraga z'Imana Soar aha mu Rwanda rizwi. Ndashimira Imana kuko ibyahanuwe bigomba gusohora, bigasohora kugira ngo abantu bamenye ukuri. Bibiliya ni ijambo ritavangiye. Bibiliya ni ukuri. Mu minsi y'imperuka bazabikunda bakunda impiya, bagambanira nabangana. Naho iryo jambo ryaturutse. Rero reka Imana isoza umugambi wayo. Rero umunyamakuru yambajije, ntago nigeze nifuza kuko hari umuntu abera ikibazo, ariko mu mvugo hari igihe umuntu avuga imvugo igasa nkaho hari umuntu ibangamiye. Ariko kubangamiwe ntabwo imvugo ijyana umuntu muri gereza, ijyana umuntu mu butabera, ahubwo abantu baraganira. Niyo mpamvu habayeho komite ya mpuzamatorero
mu buryo butandukanye kugira ngo ibibazo byacu tubicoce, noneho byacu turanasenga, niko Bible ivuga. So rero umuvandimwe wanjye cyangwa umuvandimwe, kuko turi abanyarwanda, turi amaraso amwe, tuvuga ururimi rumwe. Claude yabayeho kugira ngo niwe mpereyeho, niwe nabashe kumenya ngewe, abandi nabo baza abandi, niwe nabashe kumenya. Yifuza kuko hari uwajya mu mazu y'imbohe, akifuza ko hari uwajya kubaho hari ahantu, ntabwo ari ahantu heza cyane. So rero reka biri ku kazi kayo. Ngewe ikintu kimwe nzi cyo nuko itegeko nahawe, ibiganiro byavuyeho byose, n'ifoto byose byavuyeho, babitangaza byavuyeho, n'ibyo kwakoranye nawe byose byavuyeho. Ndumva nta kindi nasubiza ku itegeko mba nahawe nabishinzwe. Nta kiganiro na kimwe cya Claude kiri kuri Papa Bitangaza Official TV au revoir cyavuyeho. Ntabwo nzongera kuvuga izina n'usibuno bwa nyuma ngubu. Claude ryaba ari ribi ryaba ari ryiza, bye, nuzamumbazaho ntabwo nkiri kubivugaho. Ariko abandi bumvireho, ntabwo abakozi bakwiriye guhora mu manza, guhora mu bibazo buri munsi toujours. Ntabwo ari umukabimano ngo ndahitura n'abandi bafite uwo mwuka, ntabwo ari mwiza. Hamagara abakuru b'itorero, ubushyire mu itorero, ibintu nk'ibyo ntabwo. Ariko ndizera kuko ntabwo cya gikombe yarakwiye kukimwesherezaho, ahubwo yarakwiriye kureba ukuntu ahubwo yanindi ibikombe ari we by'ibigeragezo, kugira ngo nkomeze nitwe umushumba ufite icyerekezo. Rero ni umushumba mugenzi wanjye, ni pastor, ari nka pastor, ariko ntabwo twari dukwiye kuba cya gikombe. Rero Pabitangaza nta kiganiro cya Claude uzongera kubona kuri Pabitangaza Official TV. Ntabwo uzongera kubona ifoto yiwe Pabitangaza Official TV, byose byakuweho nabitegetswe. Murakoze. Waba wategetswe n'izindi nzego waba zaba zarifashishijwe mu kugutumira cyangwa mu kuba zakubwiriza kuba wabikuraho, cyangwa ni wowe ku giti cyawe uvuze ati mu rwego rwo guca amatiku no guca ibintu by'imanza na kururukuru njye mfashe umwanzuro nk'uwo twakwita CEO wa Papa Bitangaza Official TV? Oya, nategetswe. Wabitegetswe? Waba wategetswe na zimwe mu nzego zibishinzwe ziravuga ati bikureho? Hari izigi inama, hari iziki byose byavuyeho gusa. Byavuyeho ntabihari. Ubu kugeza aka kanya Claude nta nubwo ari umutumirwa witeka ryose kuko Bitangaza. Oya, ntabyo. Nubu ntabwo ateganya no kuba yaba umutumirwa. Oya, nta n'ubucuti. Uko wabona ibiganiro byari biriho bimuvugaho, biragoye kwikuraho nk'umuvandimwe inshuti yanjye. Rwari n'urwibutso kuba ari aho ngaho. Mu by'ukuri ndajya mbireba nkumva ndamukuru, twibuka ibihe kuko Papa Bitangaza kwatangiranye n'icyo kwatangiranye cyavuyeho. Dufungura Papa Bitangaza n'ifoto byose, ubu nta kimwe kiriho cya Claude, nta n'ikizanaho, sinzi bizagenda, ariko ndamukunda ntabiriho. Ese kugeza aka kanya n'iki kintu ubundi ubona gitera inzangano mu bashumba, mu bakozi b'Imana, kugeza aho bumva bajyanana muri RIB? Twirengagije tugiye inyuma ku ruhande y'ikibazo mufitanye, ubundi wowe ubona uwo mwuka uturuka he? Uriya mwuka uturuka nawita n'umunaniza. Ni munaniza, ni ukunaniza nyine ibyo dukora. Ni ukuvuga ngo uri kutunaniza kugira ngo abanyamahanga batwote, kuko ndizera kuko abo bita abanyamahanga ahubwo nyiko kwa abanyamahanga bari abantu batagira ni pardon, nta mbabazi bagiraga. Ibintu byose byabo byose twari umupagani, ariko umupagani ntawe nkibona muri iki gihe. Ahubwo abapagani ndi kubabonera mu pasteur. Mu by'ukuri nimba umupasteur ashobora kuba mfite abana bane bafite indahekana zigira ngewe barazizi, kaba mfite umuryango ndeberera, akambwira ngo ugende ujye hariya. Ntabwo umupagani na pasteur ngiye mbivuze hano, pasteur n'abapagani. Abapasiteri babaye abapagani, abo twakwita abapagani mwafashaga kuba mwagarura mu murongo muzima, nibo basigaye mubona yuko ari bo bazima. Yaho bigeze aha ngaha, baranywa inzoga, bakiyo bamaze kunywa icupa ryabo bashwanaga, babirangirizaho nta by'inkiko. Ariko ngiye mbonye ishusho yindi, nkumva ADPR yagiye mu nkiko, nkumva ngo za runaka bagiye mu nkiko. Nsanga rero ari ibintu by'amashari byo kugambana,
ariko muri cyo bibiri isoza umugambi wayo kandi ikindi nabyo sindwanye ziriya ntambara z'umuvandimwe wanjye ntabwo nzirwanyije kugira ngo zibeho no kugira ngo mucikeho burundu Imana yaziteje hari igihe twiyunga tukagira umwanya munini akagira ikindi kiri bumbeho anteje ariko Imana ishimwe kuko bizahagaze ubwo izina Claude n'ubwanyu rivugiwe hano kuri Papa Itangazo n'ubwa nyuma message ya nyuma burya abanyarwanda nibo bakunda kuvuga ati twigira nyoni nyinshi yo cyangwa ababurana ari babiri umwe bagigiza nkana hari igihe ushobora gusanga nawe waba ufite uruhare cyangwa ufite ikintu waba warahemukiyeho Pastor Claude kugira avuga ati njyewe nyuma yuko ifoto cyangwa video cyangwa amagambo mvuga hari urundi rwango rwaba ruri ku ruhande rwashobora kuba rwateza impagarara kurenzaho ifoto kuko ndumva atari ikibazo kuko ni foto za Perezida wa Repubulika zirakoreshwa ndetse n'abandi bantu b'abanyacyubahiro ariko ugasanga we ifoto yiwe idafite ese niyo yaba ifite abantu bayikurikirana kurenza za perezida cyangwa z'abana cyangwa izindi munyacyubahiro wari we wese ku buryo ifoto ya Pastor Claude yahita ikibazo kuri YouTube channel ya nyakubahwa n'umukristo yihanganira ibintu byinshi Perezida wa Repubulika wacu n'umukristo arihangana kuko yabatihangana abantu benshi bamurwanya ni benshi yakaba yavuga ati gutya arabasengera akabaha agaciro akabati mwese amahoro y'Imana bane namwe uriya mugabo ni umuntu uzi Bibiliya ni umuntu uzi agaciro ni umuntu uzi kari mu bantu rero Claude ntabwo yanamugereranya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Claude ntagakijijwe nyine ku buryo impamvu nari mbikoresheje ntabwo nari nkoresheje narengereranyije icyubahiro cya Claude n'icya si icyubahiro nshatse kuba navuga yuko perezida ari umunyacyubahiro uri ku rundi rwego ariko anakijijwe hakaba hari n'abantu none bashinzwe kuba bakurikirana ibintu cyangwa ahantu hose hakoreshwa amashusho yiwe ariko akaba yakoreshwa ntagire umuntu ubikurikirana ariko kumva umuntu nka pasiteri noneho by'umwihariko aratinyutse aravuze ati njye wakoresheje ifoto yanjye nkujyanye mu nkiko nkujyanye ahangaha biba byanakomozwa kuba wajyanwa aho bita mu gikombe n'umutima wanjye iyo uvuze gutyo urakubita numva ubyinge cyane nkibaza Imana yampaye inshingano kuko ntabwo nazivamo zamaze kwandikwa hari ko maze n'iminsi ndavuga pasiteri mvuga Papa Bitangaza gusa ntavuga pasiteri n'umudamu wanjye ndavuga pastor maze nk'amezi nk'abiri Papa Bitangaza nkavuga pastor comedian n'ibindi byinshi cyane kuko numvaga umutima wanjye uhennye waruhennye ariko numva Imana ngo nubisezera abizi ko ufite business yindi nkora ukumva ufite business nkora ariko nubisezera ndakwicira umwana niyo mpamvu ndi gwate Pastor Joel uzi ko kuri kiribwa mfite kwezi kurashize ntavuga pastor kuko umutima wanjye warahennye naratunguwe nabonye ibintu bitabaho nabonye ibintu ntigeze nitega kuko biravuga no bira kugira ngo iyame no muntu ujya muri ribu ku mukristo yaramubwiye niba kubita umushira umwe uzahimbye nuki n'urundi bisobanura ngo yagomba kunshaka tukaganira nk'abakozi b'Imana na Bibiliya nivuga ati umuntu utandukanya umugore n'umugabo ngo nta kindi cyabatandukanye uretse urupfu ubu umuntu wese ugerageza kuba yabatandukanya ntago mvuze ko ari urupfu ariko nawe urumva karase yikarasamo nuko atari ikintu atari umuntu mwiza mu by'ukuri ariko ntago twebwe twigeze tuba twanyurwa ku kintu n'ubundi nari nkubaje ndacyakeye sister ndacyagitsindagira nkomeza kukibaza ati ese ubu ntago haba hari ikindi kintu kihishe inyuma Pastor Claude atakubwira cyangwa atavuga mu itangazamakuru cyaba kiri inyuma y'urwango agufite kuko n'urundi rwango ruri ku yindi ntera ngewe icyo cyambere kimubaje kutongera kugirana ibihe n'umukozi w'Imana Claude kavugana abantu kwabanye kandi ikindi nari maze kwihana yagomba kumva courage cyane nahise menya ko Satani andwanya kuko nyuma kwihana uwo munsi nihanye uwo munsi yagomba kumbwira ngo felicitation unakarambwa ati nanye nyihaneho urumva felicitation urashumuje ntiyagomba kujya kuvuga iby'imbwa ahantu hose n'ibiki byose abaguye nafashe birababaje cyane biteye agahinda so rero ko ntabwo yambaniye muri izi ntambara yagiye nkura nazo maze kwihana ndumva ngize mu mutuzo yagomba ati felicitation ariko nanyu ufite akabazo uri mu rugo
akavuga ati ndi mu rugo, akaza mu rugo ati nubwo wihannye hari aho wankomerekeje kuko mpora nihana nzahora nihana, hamwe ati mbabarira, hamwe agiye kurambona confiance iraje. So rero Claude yarambabaje, ariko nk'umukristo wakiriye Kristo. Kandi ikindi Kamanzi ndamubwiye ikintu cyiza ko mukunda, twaganiriye na madamu uri bakora koze ikintu kiba ngo rongora Claude, so kumwanga ni ibintu byiza, namwifurizaga rongora, n'undi wese namubwira rongora n'umugisha kugira ubone umujyanama, ubone umuntu mwiza. Namwemereye tente kwisezerano, tente narayemeye n'isaha, n'umuntu wese uza ahantu hari urukumva uza ahantu hari ababwira ati fata Joel amafaranga yabaze ngaya dore ngaha hano, ntabwo ari ibintu bya hafi, ntabwo ari ibintu urukumva byo kugira tubasamiri yiwe ngiyi niyo namusezera. Yarambye ati tente nemeye nk'umuntu w'umugabo, ngiye nzabikora nk'umuntu w'umugabo ayaza kuyafata nimba gahunda ikomeje, kandi ubukwe nzabutaha. Mu by'ukuri ntacyo dupfa, ahubwo ni bya bindi byabanze. Ariko mbabajwe no kubura ifoto yiwe papa bitangaza, ndibuka avuga ngo bakunzi turatangiye Papa Bitangaza Official TV, mujye muyikunda, muyisengere, muyikunde. So ndamubuze basi, ariko ndamukunda. Ubu se ngenda cyagaruka ku kintu cyo kubaza ati nyuma y'ayo magambo akomeye ubwiye umukozi w'Imana Pastor Claude, ese birashoboka ntago bishoboka cyangwa yuko Pastor Claude yakongera kugaragara kuri kamera za Papa Bitangaza Official TV? Yabindega mu kimbo Claude bibaye ngombwa yuko mugarukana ubushuti bukagaruka, icyo kintu ni ntabwo ufite ubwabo kuri we, wamwakira yavuga yavuga n'isaba mumbwirire kuko amafaranga yashyize hano agakuza kuyafata ntabwo abuhari, ntajye sindi gutwika hoya agakuza kuyafata ko yavuga afite ubukwe mu 7 cyangwa nyuma yaho. Namwemereye tente na madamu yabyemeye, tuzamuheza amafaranga. Ariko kimwe cyo ntabwo uranyumva, tumaze kumwemerera ayo mafaranga, ikindi ni ikiganiro yagifata hano, ariko ikibi nuko yakindega, nuko yazakindega gasanga ati agahindura ibindi. Ikibazo nuko tuvuge ko ari igihe bivanga amagambo menshi, ntabura mwiki ibicumuro, nimba ibicumuro yambonyemo yagomba kunsanga, kuko sinavuga amagambo 100 habura mwiki igicumuro. Abyumva ijambo ryumve, amagambo menshi ntabura mwiki igicumuro. Ya ijambo cyo na nyembwe nimba yavuze amagambo arenga 5 nkamuvugaho neza, akagira igicumuro kibonetsemo ukamuvugaho nabi nk'umuntu, ntiyagombye guhita afata umwanzuro nk'uriya. Azi ko mfite abana ndeberera, azi ko narabaye muri iyi minsi, narabaye twagiye no muri Kongo, nafashe inzira nshaka guhunga. Imana iramya ngo ntabwo byaguhungisha ngibyo, kuko numvaga mbwira ngo urapfa, ugiye habi, nta muntu ukunda kujya hariya, ugiye habi. Natsimba twajya muri Kongo, ngeze muri Kongo naho mpura n'ibindi bizazana, sinzi mbarabonye nani yanjye mfite ishipi y'umweru iri pakizi Kongomani, sinzi mbarayibonye bandi muri Kongo, mpagize mpura n'isanganye Bakongomani nabo barangwanya ibintu nk'ibyo, barangahora mu Rwanda ibintu nk'ibyo. Ariko ndashimira Imana ko by the way ibintu ari sawa. Hagati ngewe maze kumva icyo kintu, n'ubundi hano turi kuri mikoro cyana kamera za Papa Bitangaza Official TV. Niba wowe nka Pastor Joel umanitse amaboko ukavuga ati ngewe niteguye kuba nakakira Pastor Claude nk'inshuti yanjye, kandi niba araho naragize aho mubangamira, musabye imbabazi, ngewe niyunze nawe imbere y'abantu benshi, muhaye karibu kuri ngewe. Ibyo yankoreye bibi nibyo namukoreye bibi tubihwanyirizemo bibe 0, kuko n'ubundi ntabwo twagomeza guhangana kugeza abona ngiye umuvanye yashije kuri amusebeje, niko yavuze. None nawe aho kugira ngo azambwiye ati urabona nabaza nyishyura, abona nibyo navuze ngamagambo menshi, ntabura mwiki munyamakuru ibicumuro. Nemera kuko kuza kuvuga ngo abagwe nacyuye, abagwe nari mfite, byose ni ibintu ngikode kwasangiye, kandi ibyo kwakoze ntibyagumbye kubaho, ariko nta kundi byageze byarabaye. Munyamakuru rero ndizera kuko so ntabwo Claude mwanga, oya ako ntabwo yambaniye, ntabwo yanyeretse ko ari umushobora kwikaruma. Hari n'abambwiye ngo urabona ngo iki, ntabwo nababajwe no kujya kuririmba cyangwa kujya mu bintu by'ibihano,
nabajwe n'abana banjye, namaze nk'ukwezi ndi kumwe n'abana banjye akaza akabyishima, umva hiti yajya kuba umva hiti ngo ndishimye cyane ntari kumwe n'abana, yagiye kwihisha mu mwobo, yagiye gukora iki. So byarambaje cyane mu by'ukuri, nta kindi kumashaka rukurira. Sindi umva none akanaza ngo dufite amakuru ntari kumwe n'abana, mfite akana kamwe kumwaka ibiri n'akandi kumwaka umwe twadushoreranye, tuvuye mu rugo iwiwe ntari kumwe n'abana, agiye kubundabunda, naza agaragare tumwereke ibyo bimubaho, naza agaragare. Umva niba babarira namubare ko sinzi niba abantu bazamubarira bo. Umwana yarambwiye ati niba gufunga nzakomeza ngivuye ku nyamakuru w'imyaka 10 n'ingahe, nzakomeza nteze imyigaragambyo ahubwo ku banyamakuru bose. Umwana afite icyambo ngiye kujya ntago byemewe, afite 14 ntago byemewe kujya kuri social media, yarageze imyaka yaramyende kuba ngende ninge nisaye kujya ahantu hari akwicane. Umwana afite icyemezo nk'icyo, nde wowe garagaze ngiye kurwara korode basi ambunge kubera gahindura afite umwati, nzara kwisha inzara, titurya titukubona, nta muntu wishe kuva watubyara, titumva n'umuntu wakoze kwibera umukobwa ntwana sambana, nta n'ubwo wese wamwe inzoga, nta muntu wese ubangamira kuva imyaka y'umwere yose. None ngifoto ko tugende twese tugiye kwa korode tugiye kubayo abana, titure ko tugende dupfire mu nzu, nta byo kurya ni mu duhahiraga, ndaheka bene mama njye kwa korode, njye kwa korode ndebe no cyuma atugaburira. None nagufunge tugeyo abana bafashe cyeme tugeyo, uri pasiteri ugituro, nta project ufite, tuzabaho gute? Kwishyura inzu twagute? Tudufasha umwanzuro abana bagoreye ku muryango bagiye, ushati kwa korode kwa korode, abana kubera gahinda kose n'umubabaro batejwe na korode, mubabaro abana barababaye banjye, bambaye ubusa barababaye. Korode n'umugome, korode ntago ari mwiza, barinze bariye babuze icyo kurya, batanambona ndi kwisha kumufunga iminsi 10 n'ingahe yose banshyira hariya. Abana banjye barababaye cyane, barabaye korode, bana baraye inzara, telefone zikuyeho, nta guhamagara umuntu abutura umuntu. Korode rambabaje ababaza n'urubyaro rwanjye, Imana imubabarire nyuma nakoze kosa tujyagoma kujya ku bana banjye. Korode rambabaje, Imana imuhe umugisha. Korode rambabaje, urumva bamufate ari hehe, bamujyane bamugire nabi. Korode rambabaje, akunda mubare nk'umukozi w'Imana. Hagati aho nyuma yo kuba wakumva yuko Korode mu by'ukuri yaba yaraguteye ikintu bita nko crashing umutima wawe, ndetse no kuba yagira kimwe mu bintu bibi akorera umuryango wawe, uvuze ati Korode njyewe ndamubabariye, mu by'ukuri niba nanjye naramuhemukiye ntabwo nigeze muhemukira, mvuga njye mpanze kuba nababaza Korode, ntabwo ugeze kuba wapanga kuba wababaza Korode, niyo urabisanzwe umaciko amagambo menshi nabo bicumu, ariko we yabashije kuba yakumva yuko yanyitura kuba yambabaza arikoze yigiza nkana, kuko yacaga ku ruhande mu social media akavuga ati njyewe uyu muntu yarampemukiye ngo bagire gutya ngo yarahunze, kandi mu by'ukuri yahungaga bimwe mu bitero bitari byiza Pastor Korode wagabaga kuri Pastor Joel. Ariko kugeza aka kanya aravuze ati njyewe nambabarire, njyewe ndatuje, njye nciye bugufi, ndavuze ati nambabarire, ariko nawe yarampemukiye. None Pastor Joel, hagati aho ngaho nyuma y'ibyo ngibyo, ikibazo cyanyu uri kubona kizarangira gute? Uri kubona amaherezo y'icyo kibazo ari ayahe? Ko n'ubundi Pastor Korode avuga ati njyewe ndakomeza kuba nakomeza kukugenda kugeza igihe ibyo nashatse bigezweho. Harabagabo bapfa abandi, we yiringiye kuko ashobora kunyica. Ariko anga mu Rwanda hari abantu benshi, ntago umuntu ari umwe ubugome afitiye yabutangiye kera. N'umuzi kwakunda abagabo baganira bakagira n'ibibazo, urumva abagabo bakaganira bakagira n'ibibazo, we yabibikaga, ntago ari ibyo by'ifoto. Uko bwa mbere ari Yahunde yambaye message, ndaje nkwereke, urumva n'ubango yambaye amajwi, n'ubango we umupanga afite, yego nimba si wenyine by'ibyo wenyine, ari kumwe na fiancé we, si wenyine n'ubango n'abantu n'ubwo ari ibintu bifite amajwi menshi yumva hari.
rwa n'ibintu bibiri kandi nta muntu uri ideni nta muntu n'ibyo akubihisha inyuma azabibona ndizera kuko ntabwo nyimbabaye kuko n'abandi bose ari abafunzwe hariya benshi barafunzwe gufungwa nawe udafungwa kubaza ubwo ufungirwa ifoto nk'umupasiteri nkumva ahubwo nafashe n'umwanzuro ati kodingi z'imana nkamubona tukarwana byibuze ikamenyekana mu gihugu k'inkumi zarize umva ujya ku rwego kuva muteriwe kugira dosiye ibyimbe ugiye ikintu ufungiwe nta kuvuga ngo umupasiteri ngo wamwandagaje ese wese yaje kunyubaka kumbungabunga ati yaje kunyandagaza nanjye nose kubwira abantu ngo banyange cyo ni icyambere caro yanjye ntuzayikurikire ntacyo bakurikira kujya kuyirega ibintu bitabaho kujya gufata ngo njyewe ngo ndikirara ngo ndisha abantu imbwa ibyo ni ibintu bitari byiza cyane ku muvandimwe wanjye so ntacyo namubwira ntacyo mwifuje kibi atera imbere mubone agura imodokari mubone yubaka inzu mubone agira urugo rwiza mubone yubaka mubone ayoboye itorero ry'Imana neza mubone ari umukozi w'Imana ariko Imana y'amahoro izambe duhure mu ijuru kuko mu isi ushaka kudahura mu isi ho yanavuze ko mu rwego rwiwe ko yavuze sindi mu rwego yabivuze ko ari mu rwego rwiwe nta kibazo warafu urwego rwiwe Imana izambe duhure mu ijuru ibitubasiho basimana ko ridoseke batuzaseka ariko narabaye mu isi niyo muntu mubasha umva kugira ampiga aho nabaga akampiga kuburyo abanyirondora bahagaze iwanjye abana bagasuka asanga nta sekirite nibuka aza nijoro kunshaka nk'umuntu wagira ngo ndamwicanye kandi dore abanyarwanda barabanye hano umujyi abishe abantu 20 abishe abantu 30 barabanye none ikimbabaza nuko uyavuga ibintu bizamba akabimbwira mbere nuvuga ngo hari iperereza kubwira umuntu ibintu bizamubaho nagira muri RIB usohoka igihe nuko nyine atisobanura kambye inama bakangira imana kabiri y'abayobozi baho umugisha nabikoze bugisigaye nakomeza inzira y'umusaraba yahisemo reka tutaza kuza gusoza tutabajije Prophet Kirezi we noneho ni iki kiri mu mutima wiwe nyuma yo kubona ibintu nk'ibyo ngibyo biba ku bagabo ndetse baba pasiteri ndetse noneho b'inshuti magara yabonaga ari abantu b'inshuti magara avuga ati ni inshuti y'umuryango none akaza kubona ibintu nk'ibi bimeze gutya noneho birimo biramuzira nyamara yari yiteze yuko inshuti azayikoraho ikintu cyiza. Murakoze ntabwo byoroshye n'uyu munsi ni emosiyo muhorana mu mutima wanjye niyo uvuze ijambo Claude hari akantu kahita kidimbura mu mutima wanjye nkumva ariko ndi kugenda mbifatira ibihe byo gusenga cyane kugira ngo Imana ibashe kugenda igira gusa ndashimira Imana ko hari imirongo igenda imereza myinshi muri Bibiliya ndetse nayo ubwayo ikagenda isanga inyereka ko umugambi wayo wari uwo n'ubundi kugira ngo n'ubundi dusohoke mu kibazo yashoboraga no kuzaduteza kindi gikomeye. Ntago byoroshye kuba umupasiteri mugenzi wawe ari we wakora ibyo ngibyo. Ndibuka mu gihe cy'ibi bintu itaratangira na convocation yari bitaraza, twebwe twamenyeshejwe ko convocation yari bigiye kuza, tumenyeshwa ko ndetse ngo hari n'amafaranga tuzacibwa muri RIB, ibyo tubifitiye ibimenyetso hano. Kandi nyir'ubwite ari ubyivugira uti hari amafaranga muzacibwa muri RIB. Ibyo byose twamenyeshejwe mbere ndetse no twongera kumenyeshwa mbere ngo ni fiancé ngo ni pièce ye tindaje mbagire nabi kandi uwo nzakoresha ni niyo nzima Claude. Ntabwo byoroshye kuba wakwakira ikintu wamenyeshejwe noneho ugashiduka no kinabaye kandi noneho kikaba noneho gikoreshejwe n'umuntu utakekaga. Twebwe fiancé batwohereza twebwe izo message twumvaga ari ibintu bisanzwe kandi tukumva ko Claude atabikora. Aho tuza gutungurwa na Claude nawe atwohereje message tubwira no muri RIB nabwo hari ibintu muzacibwa. Biradutangaza cyane gusa wari umugambi muremure kandi mubisha kuko ndibuka mu majoro nkana kurikirana 5 Claude ntiyavaga iwacu. Claude yari yaracumbitse i Masaka yibera muri quartier na Vigoye
abaturage bose baramuzi, ndetse agera n'aho agenda muri botike eshatu twegeranye arazibwira ngo naramuka yinjiye akira nimero, nkumva ntabwo ari nimero gusa yatangaga, uzahita uduhamagara tuze, ntabwo azasohoramo iyo modoka. Bigeraho noneho n'abana ubwabo basa nkaho babujijwe uburenganzira bwabo. Ndibuka hari igihe bazaga kuza kubabaza ko duhari, abana bahakana mu gihe ngo batarumva ibyo bari kubabwira. Ushaka kujya ku ishuri uti ntabwo uvanga utatubwiye ko iwanyu bahari. Urumva rero ibintu twebwe byatubayeho, iyo aza kuza kuba ari umuntu utari umupasiteri twumvaga ari intambara bisanzwe. Iyo aza kuba ari umuntu utarigeze avuga Yesu mu kanwa ke, cyangwa avuga Imana ariyo yayindi yavuze amagambo akomeye ikavuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kandi ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa ariwe uzambikwa ikamba ry'ubugingo. Iyo aza kuza kuba atari uwo muntu iryo jambo ryaguriyemo mu kanwa ke, twari kumva ari ibintu bisanzwe. N'uyu munsi rero mbifata nk'ikintu cy'igikomere, ariko Imana izatwomora. Nzi neza ko nta nkuru igenda gutyo, nta nkuru igivugira ubusa imusozi, nta kintu na kimwe buriya ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanye nawe. Ku mutima wanjye nubwo buriya inkovu y'umutima ntabwo igipfa gusibangana bagenzi. Niyo mpamvu mubona iyo tubiri kubivugaho mubona tujega amarira mu maso. Ntabwo ari uko turi ibigwari, ntabwo ari uko ari iki, nawe ubwawe iyo ibi bintu bikugeraho wari kubyumva. Ushaka kuba ubyumva wibereye mu Burayi, wibereye Australia, wibereye n'ahandi, ariko ibi bintu byari bikaze, byari bikomeye kugera ku rwego twakiraga amatelefone. Ubu telefone zagiye kuvaho dushaka nibura ngo tubone n'amahoro turyame dusinzire. Yari afite abantu benshi cyane yacagamo hirya no hino kudutera ubwoba, ibintu byinshi cyane bikomeye. Noneho ikintu gikomeye kimbabaza ni ukumva ngo ni pasiteri. Pasiteri yageze aho ngaho umuntu nakuyeho na telefone kugira ngo atazagira umuntu wongera kunyita pasiteri. Numva ni igikomere kuri njyewe kwitwa pasiteri, kumva ndi pasiteri. Njye nabanye na ba Pastor Mutesi. Pastor Mutesi ndamushimiye, ni umudamu w'Imana kandi afite umutima w'Imana. Njye nahuye n'intambara z'urugo rwanjye mu buzima busanzwe. Pastor Mutesi tuzibanamo, nkagenda uti dusenge, tugasenga, tugapanga amasengesho uti tujye ku musozi. Sinzabyibagirwa. Pastor Mutesi nigeze numva n'ahantu yavuze ngo mama bitangaza ari mu bibazo ibi n'ibi. Ariko niba twebwe abagore b'abapasiteri niba dushobora kubana neza twabana amahoro, nagira ikibazo nkamwiyambaza nawe yagira ikibazo akanyiyambaza, ni gute abantu b'abagabo bo bibananira kuba baganira bakiyambazanya? Byarankomerekeje, birangira birankomeretsa. Noneho igikomeye muri ibyo ni uko byagarutse binkomerekereza abana banjye. Noneho ikintu noneho gikomeye no kurusha byose ni ukuntu yazaga akabyishima. Abana baraho nta rugo bari mu rugo, agiye kubundabunda. Hari ijambo rikomeye yavuze azanye konfukasiyo ya gatatu. Yaravuze ngo njyewe nageze mu rugo iwabo, kandi koko nibyo. Korode byageze mu rucuku, mwohereza mesaje ndamubwira nti ntago njyewe ndi mu rugo n'abana, ariko umugambi w'Imana uzaba mwiza. Nimbara sinzi abantu yaturaguye, nimbara amabandi yita nk'amabandi. Yari afite abantu yakoreshaga amatelefone yabo. Oya n'imodoka ari yiwe bazanaga ngo ni za ribu zango ngo ni ribu za runaka. Byari bimeze nkaho ari umugabo wafashe nk'umwana w'imyaka 10 ku ngufu. Byari bimeze nk'umugabo wishe umuntu, mbese ukuntu profeti zari imbaga ziziwe. Oya hari n'izindi ukuntu profeti yari ari guhigwa bukwari. Uzi ukuntu intore bayihiga abahigi iyo binjiye mu ishyamba, niko byari bimeze. Yari ari guhigwa bukware, noneho kugeza mu rwego ntabwo yahigwaga wenyine. Byageraga ngo tukakira ama message menshi y'abantu yasandajemo ibyo bintu. Umuntu akaduhamagara, numva igifungo ku meza, n'ubu mfite ibimenyetso.
igifungo ku meza wishyura inzu yawe wishyure ibibanza undi nawe akaba arahamagaye. Ikintu cyambabaje hari umupasiteri ntuvuge ntabwo ndi umuvuga ariko nawe wigaye aratinyuka araduhamagara ndi mu ntuzo ngo njyewe nasema mvuganye namwe ngo ariko ngo ibintu ngo ndi kumva ngo Claude ngo ari kuvuga ngo wagurisha ngo bimwe mu mitungo ngo utunze ukamwishyura ngo aferi karangira ukamwishyura ngo aferi karangira. Umva pasiteri muri iyi minsi dufite ni badirute yihoreye igihe cyo bavuga gahenda bariki uyu munsi ikintu cyambabaje mu buzima ni ukuza mbese akirara iki gitero yateraga akabicira izina ni nka kwa kundi inyeshyamba zitera igitero noneho mu gihe hakirimo iperereza inyeshyamba ikaza ikakirara ngo ni twebwe twateye kiriya gitero runaka akaza kuri YouTube channel baramukoresheje abanyamakuru benshi noneho bigera aho ngaho biba nka business kuri we njyewe ngo afite umwana w'imyaka ngo umwaka umwe ngo ufite umwana w'imyaka 2 ngo afite n'undi w'imyaka ngo 12 ngo afite n'undi w'imyaka ngo 10 ngo abo bose ngo bari mu rugo bonyine ngo njye ngo mvuyeyo ngo yataye abana bagiye kubundabunda ngo yagiye ngo kubundabunda ngo nk'inkoko ngo agenda ngo barara mu bihuru ngo naze ukibaza pasiteri mugenzi wawe tuvuge ngo basara gukomerekeje ese kugukomeretsa ubu se twigishe ko abantu bose bazakomeretsa bagenzi babo bazajya muri RIB twigishe ko uruvuga butumwa batabyumvisha kimwe bazajya muri RIB twebwe RIB yacu cyangwa se aho turegera harahari ni ku Mana twebwe abasenga ariko niyo mpamvu muri ibi bihe bikomeye kandi birusha koko reka mbabwire ijambo rikomeye buri uragahirwa n'umuntu usanzwe ariko udahizwe n'inshuti. Pastor Claude yari inshuti na Joel ni nayo mpamvu nshimira Imana yo kuba ibi bintu bibayeho byose byarangiye byashizwe muvuze ubwa nyuma nibwo bwa mbere n'ubwa nyuma kuko ordering twahawe niyo kugenda kuri channel twavuga ko Pastor Claude ari bwo bwa mbere n'ubwa nyuma tumuvuze kandi tugasiba ibiganiro byose twagiranye ngira ngo ni ibintu byoroshye gusiba ibiganiro wakoranye n'umuntu kandi uwo muntu akoresha ngo muri byanyishyuwe noneho ikindi na n'ibyo biganiro byarishyuwe ikiganiro kimwe n'icyaduhagararaga munsi ayo mafaranga ari hasi 10,000 ariko igikomeye kirimo amahoro aboneke ntabwo ari gusiba ibiganiro ahubwo ni wa mubano abana banjye babiho ni wa mubano mwari mwarabanye ni rwa rwibutso gusibanganya ibimenyetso batubwiye uti n'ifoto ye yaba iri kuri channel yanyu muyisibe ubu uyu munsi abantu bazajyaho niyo tuzaba twaribagiwe muzayitwibutse mutubwire ngo tubonye ikiganiro iki n'iki tukisibe batubwiye ngo mumwibagirwe ave mu mateka y'ubuzima bwanyu nayo channel yanyu noneho ikintu naho kibabaje uretse ko ikintu gishimishije muri ibyo ni ukugira ngo abana bacu babone amahoro umuryango wacu ubone amahoro ibyahashinzwe ingana ibyaha numvaga ashinja uyu mugabo ntawe utagwa mu cyaha kandi nshimira Imana ko we yihannye yaciye bugufi nifuriza n'abandi bose baba bari guca mu bihe nk'ibi ngibi kutagirana inzika urwango ndetse ngo bagambanirane gufunga mugenzi wawe Pastor Claude yarafunzwe azigereza uko imeze ntabwo ari ikintu atazi wenda uyu munsi umwana mugenzi wundi yamufungisha kwa ko mageragera atahazi ako umuntu wagiye mageragera agafungwa akambara iroze byarangiye cyane kintu baje ntabwo ari byiza abakozi b'Imana rero reka tubashimire cyane mu kijyanye naho mutushiriye mu nzira y'ubushuti ndetse n'inzira y'urwango y'abakozi b'Imana nkawe warebaga ubushuti bari bafitanye ntago biragutangaza cyane kuba wareba ubushuti urwango bafitanye kugeza kanya reka tubashimire cyane kuba mwabanye natwe muri kino kiganiro dushimira umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro ukunda Bitangaza Official TV niba utarakoze subscribe yikore kugira tujye tubana mu bindi biganiro bigenda bikurikira Papa Bitangaza na Mama Bitangaza turabashimiye cyane murakoze Imana igumugisha murakoze namwe kandi turabakunda merci